Muraho neza. Muraho neza. Intandaro y'indwara nyinshi ziboneka ku isi ni parasite. Indwara zose zitangirira mu mara, ariyo bamwe bita ubwonko bwo hasi, kandi niho parasite zitangirira kwangiriza umuntu. Bivuye mu mara, parasite zinjirira mu maraso maze zigakwirakwira mu bice bitandukanye by'umubiri no mu ngingo zabo. Hari parasite zimwe zishobora kugera mu bwonko zikangira ingaruka ku mitekerereze y'umuntu. Twese tugira parasite. Mu by'ukuri natwe turi nka parasite ku isi, kuko tuyishingikirizaho kugira ngo iduhe ibyo dukeneye ngo tubeho, kandi duturanye n'ibindi bintu bishobora kugereranywa na parasite nk'ubutegetsi, igisirikare, polisi, amashuri cyangwa ibigo by'ubucuruzi, kuko byose bisaba ko tubiha umutungo cyangwa imbaraga bikenera kugira ngo bikomeze kubaho no gutera imbere. Kamere y'isi dutuye imeze nka parasite, aho buri kimwe kirya ikindi kandi kigaharanira kubaho no kuganza ibindi biremwa. Bityo rero twese dushobora kugira parasite mu mibiri yacu, kandi bishobora kudutera ibibazo. Parasite zitera cyangwa zigafasha mu kororoka kw'indwara nyinshi zisanzwe ziboneka mu Rwanda, harimo virusi itera sida, diyabete ndetse n'agahinda gakabije cyangwa guhangayika. Niyo mpamvu dukwiriye kurwanya no kwica parasite. Ibyo ni byo Body Music Church ikora. Kuba parasite arizo ntandaro y'ibibazo byinshi by'umubiri ntibyemerwa n'ubuvuzi bw'abazungu. Ubwo buryo bw'abazungu, nk'uko bivugwa muri iyi nyandiko, ni uburyo bwo kwita ku bimenyetso, aho kubukiza burundu, kuko butanga imiti n'ibikoresho bifasha abantu kugabanya ibimenyetso by'indwara, ariko bagakomeza kubana nabyo. Akenshi hakoreshejwe imiti igabanya ububabare cyangwa ubukana. Ntabwo ari uburyo bushingiye ku gushaka gukemura ikibazo uhereye mu mizi yacyo, ahubwo ni uburyo bwo gukomeza kugenzura ibimenyetso. Bityo ubuvuzi bw'abazungu buvugwaho kugira imiterere isa n'iya parasite. Birazwi ko parasite zifashwa kubaho n'iyi gahunda bashyizeho kugira ngo habeho inyungu mu kuvura ibimenyetso
biterwa na parasite. Ibi bikekwa bishimangirwa n'uko ibiribwa byinshi bitunganyirizwa mu nganda birimo isukari ndetse n'ibirimo ikinyabutabire cya feri bita nka iron. Byinshi bivugwa ko ari intungamubiri zikundwa cyane na parasite kandi zikaba intandaro yo gukunda ibiribwa bimwe na bimwe. Ibi bisobanuye ko inganda zikora ibiribwa n'izikora imiti ziba zikorana kugira ngo zunguke byinshi. Isukari na feri biri mu biribwa bitunganyirizwa mu nganda, bigaburira parasite, bigatera umuntu kubyifuza kurushaho kuko arya byinshi, parasite zikiyongera, zigateza ibibazo byinshi mu mubiri, maze umuntu agakenera imiti myinshi. Ni uburyo bwisubiramo ubwabwo kandi bukongera inyungu izo nganda zombi. Aho parasite ziba nk'abasirikare muri uru rugamba rw'ubucuruzi rugirwa n'abaturage. Iyi nyandiko ivuga ko ari uburiganya kandi ko parasite arizo ntwaro zikoreshwa cyane. Kubera kuba mu Rwanda parasite zifatwa nk'ikibazo gikomeye, bivugwa ko zikura neza mu Rwanda kubera impamvu zikurikira: ikirere, umuco, imibonano mpuzabitsina, imihanda y'ibitaka n'isuku. Duhereye ku kirere, ubushyuhe buguma hafi ku rugero rumwe umwaka wose. Ntabwo haba ubushyuhe bwinshi cyane cyangwa ubukonje bwinshi cyane bwakwica parasite. Bityo haboneka ibidukikije byiza byo gukuriramo no kororokeramo. Urugero rwa kabiri, umuco. Abanyarwanda bakunda kwegerana no gukoranaho cyane, harimo gufatana mu ntoki, guhoberana, gusomana. Ibyo bishobora gutuma abantu banduzanya ibibazo bimwe na bimwe hagati yabo. Urugero rwa gatatu, imibonano mpuzabitsina. Iyi nyandiko ivuga ko Abanyarwanda bakora imibonano mpuzabitsina cyane kandi ko muri icyo gikorwa hashoboka no guhererekanwa amatembabuzi y'umubiri ashobora gutwara parasite. Urugero rwa gatatu, imihanda myinshi iba ari iy'igitaka kandi igatera ivumbi. Amagi ya parasite ashobora kumara igihe mu butaka, maze abantu bakayinjiza mu mibiri binyujije mu guhumeka ivumbi.
Iya kane, isuku y'umuntu bwite. Mu bice bimwe by'u Rwanda haracyahari ibibazo by'isuku n'uburyo bugezweho bwo gukumira umwanda. Muri Body Music Studio, iyo ukoresheje imashini za Frequency Generator hamwe na Body Music igamije kurwanya parasite zikunze kuboneka mu Rwanda, maze bikabafasha gukemura ibibazo byinshi by'umubiri. Imashini ya Life Frequency Generator ishobora gushyirwamo umuziki w'ubuzima ariwo twita Frequency wica parasite zizwi mu Rwanda, hanyuma ikawuhereza mu mubiri. Uwo muziki w'ubuzima uhura n'aya parasite ikayitesha imbaraga mbere y'uko uyica mu minota 3. Iyo umuntu afite ubwoko bumwe bwa parasite, bishobora gufata amasaha 2 kugeza kuri 4. Iyo afite amoko menshi, bishobora gufata amasaha agera kuri 20. Ubu buryo muri Body Music Studio twamenye gusukura umubiri dukoresheje Detox Music, hanyuma dukurikizaho kurwanya parasite zikunze kuboneka mu Rwanda. Ubu buryo bwagaragaje umusaruro mwiza mu gukemura ibibazo by'umubiri. Niyo mpamvu dushishikariza abantu gusura studio kugira ngo bahabwe Body Music cyangwa se bagure imashini yabo bwite ya Life Frequency Generator. Niba ufite ikibazo cy'umubiri, birashoboka ko giterwa na parasite. Niba ufite ikibazo cy'umubiri, birashoboka kugikemura. Amahoro. Ni John.